Muraho ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe bitewe n'ibice by'isi mugiye muherereyemo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo uyu munsi wa none tuze kugaruka mu byavuzwe mu binyamakuru cyane, tugaruke ku nama ya minisitiri yateraniye muri village Rugwiro ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2026. Hanyuma turebere hamwe ngo nibiki byayivuzwemo, by'umwihariko iyi nama yibanze cyane ku hazaza h'umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ndagira ngo rero tuze kugaruka cyane ku by'ibinyamakuru byinshi byagiye bivugaho abaturage benshi bagiye bagaragaza ko bishimiye mu by'ukuri ihinduka ry'ibiciro bya mituweli, ngira ngo abari byo tuze kugarukaho muri rusange. No kuvuga ngo kugira ubu ngubu ibiciro bya mituweli byamaze guhindurwa ndetse no kumanurwaho gatoya mu cyiciro cya gatatu ndetse n'icyiciro cya kane. Nibyo ngira ngo tuze kuvugaho muri rusange, turebe ngo ni ibiki mu by'ukuri bigomba gukurikizwa n'umuturage, abamaze kwishura ese bo biraza kugenda bite, abatari bishura na yahe mategeko n'amabwiriza bari buze gukurikiza bishura mituweli y'umwaka wa 2026 umwaka wa 2027. Ndagira ngo rero ubu ngubu twatangirira ahangaha, gusa mbere yuko dutangira reka mu by'ukuri manze ngusubize nyuma gato aho byose byatangiriye. Ubundi byose bijya gutangira byatangiye mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, aho mu by'ukuri twagiye kubona tukabona systeme ya RSSB yahindutse, irimo kwishyuza amafaranga menshi, itwishyuza 20,20, kandi twari dusanzwe tumenyereye ko tugomba kwishyura amafaranga y'u Rwanda 3,000. Ibi ngibi rero byatumye mu by'ukuri dutera hejuru nk'amaturage, sosiyete nyarwanda yose mu by'ukuri izamura akaboko igira iti ibi bintu ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Nibwo RSSB yahise mu by'ukuri yidekarara ivuga ko yari irimo kubaka systeme ijya hanze isimbuka itari yuzura. Ibyo ngibyo rero nubundi abanyarwanda bakomeza bagira bati nubundi nta nkuru ivugira ubusa ku musozi, ati nubundi byaje. Mu by'ukuri nabyo byari byo byahise mu by'ukuri bishyirwa mu bikorwa. Tubona ko mituweli yazamuwe, aho mituweli yazamuwe muri buri byiciro ikazamurwa ku buryo butandukanye. No kuvuga ngo hakajyaho na nkunganire mu byiciro runaka, ku cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri leta yari yemeye nkunganire kuba yari yemereye nkunganire abaturage. Hanyuma ndagira ngo nkwibutse nanone uburyo ibyiciro byari biteye ndetse n'uburyo amafaranga bari bayazamuye. Ibi biraza kudufasha guhita twumva neza ibyiciro cyangwa se uburyo amafaranga yahinduwe bitewe n'icyiciro urimo, uburyo bagiye bagabanya 25% kugira ngo uze kubyumva neza. Ndagira ngo tubanze twibukiranye gato uburyo ibyiciro bya mbere byari biteye, cyangwa se ibi ngibi twishuriye ejo bundi bamaze kwishura uburyo byari biteyemo. Ubundi mu cyiciro cya mbere bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda 4,000, niko RSSB yasohoye urutonde rugaragaza buri cyiciro ndetse n'amafaranga kigomba kwishura bitewe n'icyiciro urimo ndetse n'amanyamuryango ufite, ubwo warakubaga ukabona amafaranga ugomba kwishura. Hanyuma iki gihe rero RSSB yasohoye urutonde rurimo ibyiciro 5 ndetse n'amafaranga buri muryango uri mu cyiciro runaka ugomba kwishura bitewe n'umuryango wawe n'icyiciro murimo, bitewe n'uburyo umuryango wawe ungana n'icyiciro murimo. Nyine ubwo mwese mwagomba kujya mwishura amafaranga atandukanye. Ndabizi neza ko kugira ubu ngubu hari benshi bamaze kwishura amafaranga ya mituweli, hari benshi bakirimo mu by'ukuri kureba uburyo abahindurirwa ibyiciro kuko bari bazamuwe bashyirwa mu byiciro bikuru. Ibyo byose ni process zikirimo gukorwa ubu ngubu, ariko ndagira ngo n'aya makuru mu by'ukuri ni meza araza kudushimisha. Hanyuma rero ibi ngibi byarakozwe. Icyiciro cya mbere bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda 4,000. Ayo mafaranga y'u Rwanda 4,000 bo bakayishyurirwa na leta, cyane ko n'abaturage b'igihugu igihugu n'ubundi gisanzwe kibishurira 100% muri rusange. Bo bagomba kujya bishyurirwa na leta 100%, ikabishurira ibyo 4,000 kuri buri munyamuryango ugize umuryango wa mu cyiciro cya mbere, bakivuza igihe kingana n'amezi 12. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri aho bagomba kujya bishura 4,000, ariko nabo nkabo mu cyiciro cya mbere nyine, ariko bo ibyo 4,000 nabo bakishuramo 3, leta ikishurira 1,000 buri munyamuryango. No kuvuga ngo leta ahangaha yatangaga nkunganire ya 25% mu bantu bo mu cyiciro cya kangahe cya kabiri. No kuvuga ngo kuri ibyo 4,000 kuri buri munyamuryango leta yatangaga 1,000, icyo 1,000 ni 25% by'ibihumbi 4. Ibyo rero leta no kuvuga ngo yafashaga 25% kuri buri munyamuryango wa mu cyiciro cya kabiri. Hanyuma ndagira ngo dusimbukire gato mu cyiciro cya gatatu, ari nacyo cyakozweho imperuka nyinshi cyane turaza kugaruka ndetse no kurebera hamwe muri rusange. Iki cyiciro cya gatatu cyo noneho abantu bo mu cyiciro cya gatatu muri kiragiye nyine bira byose bikijya kuba mu kwezi kwa kabiri wa 2026, RSSB ku rutonde rwabo yerekanaga ko abantu mu cyiciro cya gatatu bagomba kujya bishura 5,000 kuri buri munyamuryango ufite cyangwa se ubarizwa mu muryango mu cyiciro cya gatatu. Ngira ngo ubu ngubu benshi bamaze no kwishura muri rusange bo mu cyiciro cya
gatatu bamaze gushora bakoresheje ibihumbi 5, gusa ndaza kubabwira n'ubundi buryo basezeho bwo kugira ngo ibi ngibi nabyo kuba bamaze kwishura nyine uburyo bagomba kubikora, ndetse n'uburyo amafaranga amwe azaherwaho mu kwishura mituweli y'undi mwaka ukurikira. Nanone abangabo bagomba kujya bishura ibihumbi 5. Hanyuma ibi ngibi rero iyo tugereranije abantu mu cyiciro cya gatatu nanone ndetse no mu byiciro bisha bakizeho, dusanga abantu bishura amafaranga menshi iyo tugereranije n'abandi bantu bose mu byiciro bindi biri ku ruhande. Iyo ugereranije ngo umuntu mu cyiciro cya gatatu ubundi bavuga ko cyangwa se itegeko rivuga ko umuntu mu cyiciro cya gatatu bikijya kujyeho ari umuntu ugomba kuba yinjiza amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 120 mu gihe kingana n'ukwezi. Uwo muntu wayishyirwaga mu cyiciro cya gatatu cyangwa se umuryango washyirwaga mu cyiciro cya gatatu. Ariko ibintu bimaze imyaka 12 navuga ngo irenga imyaka 12 bikoreshwa. Ibyo bikijya gukorwa byakozwe nyine bwa mbere tugitangira kwishura twishuraga ibihumbi 2 nyine bya mituweli. Ibi ngibi nibwo byakozwe aho umuntu wese ufite cyangwa se winjiza amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 120 ashirwa mu cyiciro cya gatatu. Wibuke neza ko kugera uyu munsi wa none ibihumbi 120 ni benshi babyinjiza kuko nta n'ikintu bimaze. Wibuke neza kiragiye bakijya kubitangira ibihumbi 120 yari amafaranga menshi cyane ku buryo nyine kiragiye yakoraga ibikorwa bifatika ku buryo yashoboraga gusanga ibihumbi 300 biri kugura umurima mwiza ikibanza ushobora kubakamo. Rero iyo tugeranije n'ubu ngo ibihumbi 120 bya kiragiye ugeranije neza n'ibyo uyu munsi ushobora gusanga bingana n'ibihumbi 30 by'uyu munsi. Ariyo mpamvu rero abanyarwanda benshi bakomeza kugenda barekara bavuga ko mu by'ukuri ibi bintu byo gushira abantu mu cyiciro cya gatatu ndetse cyangwa se byo gushira mu byiciro bidakurikiza amategeko n'amabwiriza cyangwa se bitubahiriza mu by'ukuri ihame ryo kureba ku muturage ndetse no kwita ku nyungu y'umuturage. Ndagira ngo hanyuma nanone ndetse ibi ngibi iyo tugereranije n'abasora dusanga abasora bato ndetse n'abasora bakuru aribo bantu badasoreshwa cyane. Hanyuma abasora abo hagati abangaba barasoreshwa cyane. Iyo tugereranije dusanga basora imisoro myinshi. Rero igituma ibintu bikorwa gutya, igituma leta ibintu bigenza gutya nuko nyine aba bantu bo mu cyiciro cya gatatu cyangwa se aba bantu bari hagati na hagati cyangwa se abasora bo hagati, abangaba baba bafite intege ndetse n'imbaraga nyinshi cyane bakora kugira ngo bagerezo hazaza hafatika. Aricyo kintu gishobora gutuma badacika intege. Rero bagakora mu byo bakora byose bakanafasha leta kubaka igihugu mu buryo bufatika binyuze no mu misoro ndetse no gutanga mituweli. No kuvuga ngo iyo nanone batanze mituweli ntibarware babani yo mu byiciro bitoya bivuza mu mafaranga yabo batanze nyine bikaba bwisungane mu kwivuza. Twihuse rero ndagira ngo tugire ku cyiciro cya kane. Mu cyiciro cya kane bo rero bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda 8,000 hanyuma nabo bakayishurira kuri buri munyamuryango nyine. No kuvuga ngo niba ufite abantu 5 uri mu cyiciro cya kane fata 8 kube 5 itona amafaranga wagomba kujya wishura. No kuvuga ngo ni ibihumbi nyine 40 wagomba kujya wishura buri kwezi uyishurira umuryango wawe. Hanyuma nanone ndagira ngo icyiciro cya gatanu nacyo tugivugeho mbere yuko dukomeza tureba ibyiciro bisha cyangwa se uburyo bagabanyije amafaranga ya mituweli kuri buri cyiciro. Hanyuma icyiciro cya gatanu cyo nk'ibisanzwe ni cya kindi kirimo abagwizatunga abakire bafite amafaranga, bafite imirima, amazu, amamodoka ndetse n'ibibanza ndetse kandi binjiza amafaranga menshi ku munsi ugereranije n'abandi bantu bose. Iki nicyo kiyamo ba minisitiri ndetse n'abandi bose abakozi bakorera leta bahembwa umushahara ufatika mu by'ukuri uri hejuru ya miliyoni mu gihe kingana n'ukwezi. Hanyuma abangabo bagomba kujya bishura amafaranga y'u Rwanda 20,000 kuri buri munyamuryango. Hanyuma buri munyamuryango akivuza igihe kingana n'umwaka kuri mituweli. Abanyarwanda rero ndetse na sosiyete nyarwanda muri rusange nayo igakomeza igaragaza ko abantu mu cyiciro cya gatanu bo batanakoresha ubwishingizi bwo kwivuza bwa mituweli de sante, ahubwo bo bifatira ubundi bwishingizi buri prive ndetse bumeze neza. Bakavuga ko mu by'ukuri ubu bwishingizi bwa mituweli de sante bo makavuyo kenshi ndetse bashobora kujya kwa muganga bakanategereza cyane kandi mu by'ukuri bafite amafaranga yabo cyangwa se barishuye. Rero bagakoresha ubwishingizi ngo buri smart, aho bashobora kwivuza mu buryo bworoshye ndetse bakivuza mu buryo buri smart cyane. Ibi ngibi rero nukunguku byari biteye muri rusange. Ndagira ngo mu by'ukuri tuze kugaruka mu kanya dusobanura neza uburyo ibi byiciro byakozwe ndetse n'uburyo amafaranga yagiye agabanwa 25% kubera ko ndimo kubona video ari ndende. Ndagira ngo tuze tubivugaho mu kanya ndetse tunabinonosora akantu ku kandi. Nyaboneka wike gukora subscribe kugira ngo ikiganiro kigiye kuza mu kanya iki ngiki kitaza kugucika. Turazi kuba tuvugamo uburyo nyine ya 25% agiye kugenda agabanwa
bigabanwa kuri buri mituweli cyangwa se kuri buri munyamuryango wishura mituweli wo mu cyiciro cya gatatu ndetse n'icyiciro cya kabiri, dore ko aribo bantu bagabanyirije mituweli, kuko n'ubundi abari abasora nako aba bantu bo mu cyiciro bikuru icya kane ndetse n'icya gatanu, abo ntabwo bigeze bagabanyiriza cyane ko batigeze bagira n'uburyo baburana cyane. Hanyuma andi makuru ari gucicikana hano hanze ni uburyo nyine inzoga nyinshi leta yamaze kuzifatira ibihano ndetse n'inganda zikora inzoga z'ibyoto ndetse ibyo dusanzwe tuzi nk'ibyuma byamaze gufatirwa ibihano bikanafungwa burundu. Aya nayo rero yarandi makuru ntagenda ntababwiye, nubwo mbona igihe mu by'ukuri kirimo kugenda kihuta cyane. Aya rero nayo sinagenda ntayababwiye, ni ukuvuga ngo mu nganda zafunzwe harimo nk'uruganda rwa Ingufu Gin Limited, NBG Limited, Sky Drop Industry ndetse n'izindi nganda zigera ku 8 zose zafunzwe, ndetse n'ibinyobwa byazo zari zisanzwe zikora bigafungwa burundu ndetse bikanahagarikwa burundu. Hanyuma rero twongere guhura mu kanya dusobanura uburyo aya mafaranga yagabanyijwe ndetse n'uburyo mituweli igiye gutangwa ku batarayitanga, ndetse n'uburyo abamaze kuyitanga bayitanze ku 5,000, abamaze kuyitanga bayitanze ku 3,000 ndetse banasoneye 1,000 bo mu cyiciro cya kabiri nabo. Ibyo byose bizarebwaho mu kindi gihe gikurikira. Ndagira ngo nuze gucikwa mu kanya rero. Bye bye.